hari igitaramo cyakomeje guhwihwiswa ariko batubwiye ko iyo yari projet ngo yakozwe no bita cyangwa yari projet ya projet yigeze kuvugwaho ndatekereza n'umunyamu abanyamakuru yigeze kubimubaza bivuga ko ntacyo bitwa bishoboka muyoboke hari gahunda cyangwa iyo gahunda irashoboka yo kwa mushobora gukora igitaramo concert we na Deben muri stade Amahoro mukadukubita ibyishimo mukaza abafana tugahura hagashya management zabigiyemo rwose ngiye ntago bijyamo cyane ariko icyo kintu cyarabaye management zabigiyemo bo bagiye kubivugana imbizi rero bacyane bivuze ngo management yawe ivuganya na Deben uko Deben nta management agira nese gahe sumushuti no umushuti ariko ntabwo abamanaginga Rega no uri kumva utari kundenza imipaka koko ibyo bintu nta makuru uri kurenza imipaka uri kumva none se ndamutse nahuye na Deben niwe nabibaza none ariko nimukajya mudushinja kuri management none se management yerega abafana hano niwe bareba nk'iyo management nk'abantu hano bagukunda gupfa ariko batazi ngo management ni hari akazi umuhanzi atikorera nyine ariko uri kumva ubu ugomba kubitubwira Melody nk'abantu bagukurikiye ntabwo bazi ibyo management ngo dufatana na management ariko umuntu uri ahangaha ukunda Bruce Melody nko gupfa management ntazi ngo ni ibiki wicareba ni Melody ibyo kuvuga ngo imizika isohora te management managinga gute they don't care ntabwo nitukuza amani ariko abantu benshi bazi ko wewe ndi igikara sana ntabwo ndi igikara cyane niyo mpamvu tatuwaje zigaragara dore Mutesi Jolly we dore ni wewe wenyine yaragutumye muri umuntu umwe special uzi Mutesi Jolly wanze gutumira Kayine Rugaba agatumira Melody bro ushobora gukoresha amavuta ya Mutesi Jolly ukajya ari kwigereranya n'ibintu bibonetse byose urumva Jolly yarantumiye wenda nuko ibyanjye byose biri ku gasozi ariko ntago musisi umuntu si inshuti yanjye ni umuntu wanjye yarantumira gusa igitangaza ni iki iyo ubona umwana w'urungano nkawe kuriya atuzanira rugumi muramu wawe wamwakiriye ute nk'inshuti yawe magara muramu wawe wamwakiriye ute ntabwo turagahuza pe no ariko ntabwo muragahuza ariko nyine uramubona muramu wawe of course nk'inshuti yawe azamugupresenta invitation y'ubukwe bazayiguha wakiriye gute kubona umuntu nka rugumi Saidi amakuru adaturutse kuri nyir'ubwite yarapye umuntu nyine ko tutaragahuza se ntaramenya neza niwe makuru ari ukuri reka twemere twese ntabwo turabona invitation ariko twemere ko tuzabibona invitation zizasohoka umugabo ejo bundi yaratangaje mureze gato muramu wacu yaravuze ati uretse yarabitwibwire ngo muramu wanyu ndaje i Kigali kandi araza uri kumva ariko se bamushaka iki mu nkundo z'abandi bana mana Melody urumva tuba tugomba kugira ngo urumva ngo nk'inshuti yawe magara urumva Mutesi ni inshuti yawe of course ni yateye intambwe avuye mu cyiciro cy'ingimbi n'abangavu of course uraza guserebura nyir'ubwite ntabwo yayamaye so nukuvuga ngo washyiraho comment ariko Mutesi Jolly cyangwa uzashimira ariko byivugiwe none se ubwo so nsanze uri kunshuka mushukane nsanze uri kumbwira ibintu bitabaye nsanze uri kuvuga ibintu nkazasanga naratanze comment ku bintu bitari byo amagambo nayo ukongera nkayamira se nkavuga narababeshyaga okay wowe kubera ko ibyo bintu ntari binyine ubikora gutyo byikomereza uko kwawe ariko ngewe nta kintu umuntu yavuga okay muri 155 usigayemo uwumwe aba basore bagiye
bagiye aho bahoze bataraza. Hmm? Aho bahoze bataraza niho bazi. Hari igihe umuntu akura mani, hari igihe umuntu akura akaba yaba independent nyine akikorera ibintu bye kandi Melody, ni gute bakuze wowe ni ukuvuga ngo wowe kudakura urukwavu rukuze rwonka abantu. Oya, bo cyambere 155 ntabwo nyirimo nk'umuhanzi gusa, nyirimo nk'umuhanzi ariko waniyemeje imirimo. bishatse kuvuga Bishatse kuvuga ko ibyo dukorana atari umuziki gusa, dukorana no mu bijyanye. so mukorana umuziki ariko nyine okay bivuze ngo ntabwo ari ku kazi ahubwo ni no mu rugo. Yego, ntabwo twari dufite amasezerano asa. Ariko itama baba banshinja ko nari nzi ko nari majiye. Hari umusazi wanditse ngo mfite itama. Iri toto. Neza uziko ayo mata uziko wagira ngo neza nabagira ngo uri Jay wagira ngo ni Gasuku. Warabyuje ufite itama ni nk'irya Gasuku inzobe. Niyo atari kurya bameze nk'uzunditse. Itama ni nk'irya Gasuku inzobe ni nk'iya Mutesi Jolly. Urumva naga filter mbagira ngo rega mutangiza mijisho. Toto ni nk'irya Naomi ntiwarenzaho iki. Naga filter mbagira ngo mutangiza mijisho. Reka nigarukire kuri nuza kuri social media abahanzi nyarwanda mudaha agaciro. Yesterday nabonye hari umwana wo mu Nigeria ya hostinze ya streaminze kuri TikTok yari afite abantu 136. Yakoze record. Ibi bintu byinjiriza n'abana amafaranga by the way. Umwana bivuga ko yahakuye ibihumbi 60 by'amadolari. So nukuvuga ngo nuko tudakoresha izi platform kinyamwuga. Melody, ubu se dufite abantu bangahe? Dufite abantu hafi 800 badukurikiye. Kuki bataba benshi gutyo? Ntabwo bagize. Urumva ntabwo usanzwe streaminga. Urumva urebye abangaba bari ahangaha n'abanjye. Ntabwo abawe ntabwo. Nawe ntugire ngo baragukunze. Banyuzamo bakanagushungera. Ntabwo byari ngombwa kuwiributsa. Byari ngombwa kunyibutsa ko bari kunshungera ndabizi. Ariko noneho nkavuga Melody ko dufite urugero rw'umuntu nka Jason Derulo. Aya masaha ntekereza ko na music itakimushishikaje cyangwa idashobora kumuhereza umusaruro nk'izi platform. Ko mufite audience nini kandi for example nka tugiye kureba ntabwo audience ufite ari y'u Rwanda gusa, ari mu Rwanda gusa. Ko mufite audience kubera kimwe bwe tutabona hagize urangarira izi social media kugira ngo zibyaze umusaruro. Ahubwo mukazikoresha nka adresse kugira ngo nabashakire ngo badashobora kuzikoresha ngo zibabyarire umusaruro. Uwo muntu ni njyewe ngiye kubikora. Mbega kano kalogo urakazi? Wakabaye ukora iyawe. Iyo logo ndayizi ariko iyo ni umuhanzi mugenzi wawe ntabwo ari iyawe. Urumva ko amagambo nubwo kubanye menshi ntari mvuze ko ari yanjye pe. Ntabwo waruvuze ko urumva rero uwo muhanzi ugomba gukora ibyo bintu ndumva ari njyewe. Ndabizi ko nyine platform TikTok ari platform ya danje kandi yagira umumaro. Ariko rimwe na rimwe ari igihe tuba dukeneye n'abantu nkamwe nyine mukaduhwitura. Sometimes umuntu akaba mu muziki akaba muri ibyo akibagirwa wenda part imwe mu nyine turacyakeneye impanuro n'inama z'abantu. Ntabwo byose twabishobora icyarimwe. Ariko ndabamenye TikTok ndimo kuyipangira umushinga ukaze ngiye kuyihagurukira. Okay, ngiye kuzana mu itiko niba ntacyo bigutwaye rero. Ntabwo ndi buryinjiremo n'intarikunda. Ntabwo uraryangira igize ko ntari atari ibintu bya danje. Twabanye ejo bundi umujene umuhanzi umunyamakuru Yago Kundati agize arya ati nkubise ipfukamiro hasi abo nabaje bose especially Bruce Melody ndapfukamye ndatakambye ngusabye imbabazi aho naba narakubabaje umbabarire. Umwe mu bahanzi baririmba neza kurusha abandi mu gihugu nk'umwe mu bahanzi bafite yaguteye karese ziruta izo Shaddy yaguteye muri ndirimbo wamukinishemo nka Bixen.
Melody, imbabazi za Yago cyangwa Yago gupfukama gusa imbabazi ibintu wabyakiriye gute? Imbabazi waba warazimuhereye mu gikari, imbabazi za Yago wazakiriye gute? njyewe ntabwo nzi nyine ikosa nari naramukoreye neza ibyo ari byo, Yego. ariko ntabwo nanone none se umuntu niba afata umwanzuro wo guca bugufi agasaba imbabazi wazimwimiriye. So bivuze ngo imbabazi warazimuhaye. Ariko ntabwo nabimubwiye nta n'ibyo urumva ikintu nakoze nuko nkuko atigeze nawe ampamagara nkamubwira ikibazo dufitanye, akavuga akabivugira kuri kamera, yajya no gusaba imbabazi akazisabira kuri kamera. Nabigendereye nanjye naracecetse ndazimuha ku mutima wanjye numva mubabariye, ariko ntabwo namubwiye ko narindi mu tundi tuntu. Wow. Umutima wawe urera Yago waramubabariye ku mbabazi yagusabye? Nta kintu rwose. Imbabazi kwimana imbabazi biremereye kuruta kuzisaba. Rero ntabwo umuntu yagusaba imbabazi ngo uvuge ngo hoye ngo no, isi ibyo bibaho. Wow. Yago wahawe imbabazi. Aha. Ndiko ndimuzane niri kwa matiko ntayo. Keretse nitujya mu rusengero. Melody, abantu benshi cyane bagusaba gukora indirimbo n'umuhanzi utagikora indirimbo cyane ariko ufite ijwi. Nyuma yaho wasoreye indirimbo wakoranye indirimbo na Bwiza, abantu basabye indirimbo nuko wazadufasha gukora n'indirimbo n'umuhanzi bita Priscilla. Priscilla muravugana muraziranye kuri mwazakora indirimbo? Ntabwo tuziranye byo kumenyana, tuziranye nyine nabivuga ntera, tuziranye gake, tuvugana gake cyane. Tuziranye gake, eto kiragiye. Alright, ahangaha rero abantu batangiye kuza ariko mutapinge screen kugira ngo abantu banayibone, muna sharing live guys. Ntabwo bigeze mu sharing live ya Bruce Melody, mu sharing live abantu bamenye ko ari live, kuko abantu benshi abantu bada streaming ntabwo bigaragara. Abantu 60 namaze gusharinga bonyine mu sharing live, urabona ko afite network nke. Abane mu typing the screen kugira ngo bibe active. N'ubu ngubu mfite aga session mu kanya tugiye kurekodinga, kuko twe duhora tunatanga ibyishimo. Ntabwo njyewe ntose urajya mu nsoke. Oya, urumva abari ikirori ubundi tubona mu mwahatwitse every single day. Nje birantangaje kukubona kuwa gatanu mani unsara muri weekend. Ubu ndabyutse na tware turi recording na ba New Box ko nabandi bajenye hano. Nitse turaza gukomeza session nyine turangiza ibintu twari twatangiye. Nubundi ibintu abantu babyina tubitegura nyine mu gihe cyo kubyina. Hari weekend zimwe na zimwe bazajya bari kubyina ibingibi twakoze uyu munsi. Rero kuri kumwatike ntabwo dusohoka ari nyine twe twintertaining abantu, ntabwo iyo service nitwe tuyitanga urebye. Twizere ko turi buze kubona abantu izindi impano nshya muri 155 cyangwa muraba mu n'abantu bashyashya tuza kubona. Impano rero impano nshyashya zo zirahari nyinshi. Nahoze ndeba nk'indirimbo zasohotse muri iyi minsi. Nyine Brenda na Diedora. Impano zirahari, abantu barahari benshi bakora. Nanjye nimbishobora nzakomeza nshyiremo akagufu, ariko muri iyi minsi nari gufokasinga ku bijyanye n'ibyanjye cyane. Kubera ko nyine gukora nyine gufasha abandi nibyo ni byiza. Yabimenye pole ubagiye guhita mpamagara kandi hari igitaramo cyakomeje guhwihwiswa ariko byaje batubwiye ko yari projet ngo yakozwe no bita cyangwa ari projet ya projet yigeze kuvugwaho. Ndatekereza n'umunyamakuru abanyamakuru yigeze kubimubaza bivuga ko ntacyo bitwa bishoboka muyoboke. Hari gahunda cyangwa iyo gahunda irashoboka yo kuba mushobora gukora igitaramo concert we na Deben muri stade Amahoro, mukadukubita ibyishimo, mukaza abafana tugahura hagashya. Management zabigiyemo rwose, ndiye ntabwo bijyamo cyane, ariko icyo kintu cyarabaye management zabigiyemo. Bo bagiye kubivugana simbizi rero baracyane birimo.
bivuze ngo management yawe ivuganye na The Ben uko The Ben nta management agira. nese gahe si umufuti No, ni umushuti we ariko ntabwo abamanaginga. Rega no uri kumva utari kundenza imipaka koko ibyo bintu nta makuru Uri kurenza imipaka uri kumva none se ndamutse nahuye na The Ben we nabibaza ariko ntimukajye mudushinja kuri management. None se management yerega abafana hano nibo bareba nk'iyo management nk'abantu hano bagukunda gupfa ariko batazi ngo management ni hari akazi umuhanzi atikorera nyine ariko urukumva ubugomba kubitubwiraho Melody nk'abantu bagukurikiye ntabwo bazi ibyo management ngo dufatana na management ariko umuntu uri ahangaha ukunda Bruce Melody nko gupfa management ntazi ngo ni ibiki wica reba ni Melody ibyo kuvuga ngo imizika yisohora te management managinga gute they don't care icyo bareba ni Melody n'ibyishima baha ndakumva none ikibazo urahuze rero icyo nzi cyo nuko iyo management iri mu bintu bikaba birimo kugenda nibwo twicara ku meza tukabivugana iyo biri gufata umwanya wenda ntibite biba nyine cyangwa ubone wenda amakuru arasohotse ariko ibintu ntibise biba bisobanuye ko hari ibintu biki bro network yawe niba uri kugenda niba uri kumuvinga network yawe iri gucika network ngera cyari mbi uri kumuvinga cyane oya nahise nongera ni connecta kuri yindi mbiteri bari bari kuyamagara cyane ndamubwira isubizeho aha wigeze gutumira Madrid Black nuko winyobya yana nko nguyo ya nyanja we none nuko ngokire mutyo kukiresha muzi bagiye kuduteka Melody nakubwiraga abantu hano hasi ngo bishyireho umucyo reka dusabe niba na management itwumva bahari bumve ko bikenewe okay dukeneye show dukeneye kubona stade Amahoro yuzuye abafana ba Bruce Melody na The Ben iyi projet nkawe nk'umuntu ugomba guhereza ibyishimo abafana bawe kubera iki utagera gutyo kanyaganyeza management ibyo bintu bikajya mu bikorwa ibyo bintu ntabwo nshobora kubyanga ko burya nyuma y'ibindi byose turabana mu Rwanda ibikorwa twagize amahirwe yo kubigira no kubikoresha birakwiye rero ntabwo ndi mu bantu bakumva nyine bidakwiye rwose niba hari n'ubikeka gutyo abikeka nabi igihe ushobora kuba cyabera management nizere ko nayo iri kutwumva babikurikirane nyine babikore